nuko dutangiye. Asuhuje nitwa ISMAEL Mwanafunzi. Uyu ni ISMAEL Mwanafunzi twamenyere mu magambo nka miliyaride, utunyangingo za virisi ndetse n'andi. ISMAEL Mwanafunzi ni umugabo wahariye ubuzima bwe bwose gukoresha umutwe ndetse n'umunwa, atugezaho ibyegeranyo byiza bicukumbuye ndetse biteguye neza. Muri izi tuwe na miliyari zikabakaba 8 z'ibinyabuzima by'abantu, ntibikiri igitangaza kumva ko umuntu ukoresha umutwe ndetse n'umunwa ari we muntu ufite amahirwe afatika cyane kurusha ukoresha imbaraga. Ushobora kutemeranyije nanjye, gusa utekereje ku kayabo k'amafaranga ISMAEL Mwanafunzi yinjiza ku mwaka, uwayaguha ubanza utazongera gukora, nubwo wakomeza gukora yaba ari yakamere muntu twaremanwe yo kutanyurwa. Mbese wifuza gusogongera ku gacuma k'umuzingo ku buzima namwe mu mateka ya ISMAEL Mwanafunzi? Kanda subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube Rugwiro Empire, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byinshi tubagezaho bigiye bitandukanye. Naho nge ndi Obedi Rugwiro, wahawe ikaze. Naho wundi munyamakuru ibihumbi by'abantu bipfa kugirira irari ryo kumwigana mu mvugo ye nka ISMAEL Mwanafunzi. Naho wundi munyamakuru utangirwaho ingero nyinshi nka ISMAEL Mwanafunzi. Mbese nubwo kwica ari icyaha mwantira amabuye. Ukumva umuntu aravuze ati neza neza uravuga nka ISMAEL Mwanafunzi, cyangwa se umuntu akavuga ati komerezaho ni wo Mwanafunzi w'ejo hazaza. Ariko se Mwanafunzi ni wo gusa hano muri iki gihugu ukora ibyegeranyo? Hashwida, hari n'abandi kandi nabo bakunzwe, gusa impamvu atangirwaho ingero nyinshi nuko ari we munyamakuru wa mbere ukunzwe hano mu Rwanda mu gukora ibyegeranyo, ndetse wabitangiye kuva kera, ufiteho experience. Mbese wabuze amamiliyoni y'abantu ategerezanya amatsiko umunsi wo ku cyumweru saa 2 za mu gitondo, ndetse n'amabuye ya za radio zabo bakayashyira ku kazuba bategerezanyije amatsiko cya kiganiro gica kuri radio y'u Rwanda muri ayo masaha twababwiye cyitwa wari uzi ko? Usanga neza neza amatsiko ari menshi ku bategereje icyo kiganiro n'uturadiyo twabo ku madirisha y'inzu yabo, bibereye mu turimo twabo hanze dusanzwe. Ahari bene uwo muntu uramuze umuhombeje icyo kiganiro kubera impamvu zawe, ndamya nashidikanya ko yakwinjiza mu banzi be. Usanga neza iyo bategereje iki kiganiro baba bategereje nk'igice cya kabiri cy'ikinamico. Ubundi izina Mwanafunzi ni jina la kawaida, cyangwa se ni izina rusange mu Kinyarwanda bisobanura umunyeshuri. Gusa ISMAEL Mwanafunzi we yararifashe maze arihindura jina la peke, cyangwa se arihindura izina bwite. Ndamya nashidikanya ko mu rurimi rw'igiswahili uramutse uri gutondeka amazina uyashyira mu byiciro, ndavuga amazina bwite n'amazina rusange, ukagera kurya Mwanafunzi, watinya kurishira mu jina la kawaida ahubwo wahita uyishyira mu jina la peke. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera ko ISMAEL Mwanafunzi yarifashe maze arihindura izina bwite ku buryo byakugora cyane kuri classifyinga mu izina rusange. Ariko se ISMAEL Mwanafunzi uzwiho cyane gutinya abakobwa, gutinya kamera, cyangwa se kuba atagira inshuti nyinshi no guhora ahuze, ni muntu ki? Ntidusigane. ISMAEL Mwanafunzi yavukiye mu karere ka Kamonyi, ari naho yize amashuri abanza ayo twita primaire. ISMAEL Mwanafunzi amashuri ye yisumbuye yaje kuyakomereza ku rwunge rw'amashuri rwa Kansi, ahiga indimi n'ubuvanganzo cyangwa se icyo twita lettre. Yaje no gukomeza kaminuza ayikomereza mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho,
gusa ngo no mu guhera muri segonderi ISMAEL Mwanafunzi yagaragaraga nk'umuhanga cyane nubwo byagaragariraga bake babavumbuzi ko yazaba umunyamakuru ukomeye cyane bitewe nuko kumenya intumbero ze byagusabaga ubundi bwoko bw'ubwenge. ISMAEL Mwanafunzi yasoje amashuri ye ari umuhanga cyane mu kuvuga neza indimi zitandukanye zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda birumvikana nk'ururimi kavukire. Nyuma kandi yo gusoza amashuri yisumbuye nibwo impano ya ISMAEL Mwanafunzi yaje kugaragara ndetse izamugera ku muvuduko wo hejuru. Gusa iyo nza kuba ndi ISMAEL Mwanafunzi nari kukubwira uburyo iyo mpano yazamukaga nkakubwira nti yagendaga ibirometero bingahe mu isaha. Gusa ntabwo ndi Mwanafunzi, mwihangane. ISMAEL Mwanafunzi yatangiye akora kuri Radio Salus avuga amakuru mu rurimi rw'Igifaransa, ururimi we ubwe yivugira ko azi kuvuga neza. Saho gusa yakoze ahubwo yageze no kuri Contact FM akora ikiganiro cyitwa Dunia Yetu. Aho hose ariko agaragaza ubudasa n'ubunyamwuga bituma agera ku Isango Star aho yakozeho ikiganiro cyitwa Sobanukirwa. RBA muri bwa bunyamwuga bwabo mu kurambagiza abanyamakuru bafite ubunararibonye ndetse bafite impano itangaje baje gutera imboni ISMAEL Mwanafunzi maze baramurokrita nk'umunyamakuru wa Radio Rwanda aho abanyamakuru benshi bo mu Rwanda baruhuka baturije. Kuri ubu ISMAEL Mwanafunzi aramenyerewe cyane kuri Radio Rwanda mu makuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda aho arangwa no gutebya cyane muri ayo makuru. Noneho bikaba karushyo iyo ahuye na Nyirarukundo Xavera ibintu bihinduka ibindi. Turashimiye ko murimo kumva Radio Rwanda, tubahaye ikaze muri aya makuru dore icamake yayo. Dore ibyo ISMAEL Mwanafunzi akunda, dore ibyo adakunda, dore n'ibyo atinya. Ubundi ISMAEL Mwanafunzi bivuga ko yatinyaga abakobwa cyane kubera impamvu itazwi neza, gusa byaje gutungurana mu mwaka ushize wa 2023 abeshyuza abamubeshyeraga ko atinya abakobwa abihamisha gusezera ku busiribateri. Gusa kandi abavuga ko ISMAEL Mwanafunzi atinya abakobwa ntabwo bibeshyaga cyane kuko ni ibintu byaje gutungurana kumva ko agiye gusezera ku busiribateri. Impamvu yabyo nuko ubundi ISMAEL Mwanafunzi mu buzima bwe atigeze agaragaza ko afite umukunzi, wenda binyuze mu kumupostinga, kuvugwa mu binyamakuru ndetse n'ibindi. Tekereza nawe ikintu cyonyine cyaje kugaragaza ko ISMAEL Mwanafunzi afite fiancé ari invitation yatumiraga abantu mu bukwe. Dore ikindi kintu ISMAEL Mwanafunzi atinya. Buriya ngo ISMAEL Mwanafunzi atinya kamera. Iki cyo na n'ubu nta kintu aragaragaza abeshyuza abavuga ko atinya kamera, gusa nawe iyo urebye usanga ibi byo koko ariko biri. Ibi urabivuga ugendeye kuko amavideo ye cyangwa se amafoto ye atakunze kugaragara ndetse ibigaragara bye ni bikeya cyane. Gusa ikiri gutungure nuko hari n'abanyamakuru bakomeye cyane hano mu Rwanda bagerageje kugira ngo bakorane ibiganiro ku buryo bwa kamera ariko bikanga. Dore ikindi kintu kandi kiri mu bishimangira ko ISMAEL Mwanafunzi yaba atinya kamera. Mu mwaka w'2019 hateguwe ibirori byo gutanga igihembo ku munyamakuru w'umwaka wahize abandi, hatorwa ISMAEL Mwanafunzi nk'umuntu ubimerita. Gusa icyaje gutungurana nuko atigeze agera aho hantu mu rwego rwo kwirinda ko yatungwa kamera akaba yafatwa amashusho ndetse n'amavideo, maze igihembo bakimushikiriza mu bundi buryo. Dore noneho ibyo ISMAEL Mwanafunzi adakunda.
burya ngo mu buzima bwa ISMAEL Mwanafunzi ntabwo akunda gusabana n'abandi bitewe n'akazi aba ahugiyemo, ngo niyo byaba biba gakeya iyo byabaye ngombwa. Ikindi kandi ISMAEL Mwanafunzi ntakunda inzoga ngo keretse gake ko kuganiriraho, naho ubundi ngo muri kamere ye ntabwo akunda inzoga. Ngo nubwo abantu benshi batekereza ko kuba akora biriya byegeranyo ngo bisaba kuba yimenyemo akantu, ariko ngo siko biri. Gusa kandi ngo hari ibyo akunda mu buzima bwe. Burya ngo ikintu ISMAEL Mwanafunzi akunda kuruta ibindi, gakunda gusoma ibitabo, ari naho avoma buriya bumenyi bwose ategura mu byegeranyo. Ikindi ngo ISMAEL Mwanafunzi akunda basketball ngo kuko niyo imuruhura mu bwonko. Tugusubije inyuma gato ku bijyanye no gutinya kamera kwa ISMAEL Mwanafunzi, ndahamya nshidikanya ko abenshi twamenye isura ya ISMAEL Mwanafunzi bigoranye cyane, dore ko twakunze kumwitiranya na babandi bakora ibiganiro kuri YouTube bagaragaza amasura yabo gusa bamwigana, tugakeka ko ari bo ISMAEL Mwanafunzi. Ndahamya nashidikanya ko hariho n'umuntu bwa mbere ubonye isura ya ISMAEL Mwanafunzi muri iki kiganiro. ISMAEL Mwanafunzi yakoze ubukwe na Mahoro Claudine wamenyekanye cyane nk'umunyamakuru kuri TV10 mu gisata cy'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bakora ubukwe ku wa gatandatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2023. Ubu kaba ari ubukwe bwabereye i Huye, bwabimburiwe n'umuhango wo gusaba ndetse no gukwa mu busitani ndangamurage i Huye. Turagushimiye cyane uwo twabanye. Nk'ibisanzwe ari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Turagushimiye cyane kandi wowe wakanze subscribe, ugakanda like ndetse ukandika na comment. Imana ikomeze kubana nawe. Mugire ibihe byiza, turabakunda. Tutangire DJ Pula. ISMAEL umwanya ni wawe. Ni urwandiko rw'ishimwe Isango Star ihaye Assumpta Bayezu, handitseho ngo umuryango mugari wa Isango Star ukwifurije urugo ruhire, uri nyampinga, uri intwari ku murimo, tukwifurije urugo rw'umugisha.